umugore w'umunyabwenge ngo mu gitondo mbere yo kwabyuka arabanza akabaza umutware arabanza akabaza umutware se mbyuke iranyishe moreza umutima kanaterwa gubwoba imyaka myisa yaje yatambuka reba ko mfite imyaka 40 nkaba meze nk'umuntu ufite imyaka 100 ni inzara inshajishije kubaho nabi iyo mwitegereza mu karere mureba ari iki kindi cyaba cyarangize gutya nta mwuka mfite muze nshuti yanjye mwakorera umutagatifu mukandika nta buzima Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Bamuri kinadafu ukiko ni rutamurekura rukategeka yuko ajya gufungirwa amageragira ndiye nzamuye ibiganza byanjye nk'umuhanuzi w'Imana nagiye kanyarira mu mazi kizabona Imana yavuganye nanjye kigiye kugura Bamuri ikibazo cyitwa ngo arakurikiranwe ngarafunzwe wapi cyakoza gufusubikirwaho arasubikirwa ariko waravuze ngo uragenda ufatanye na Sarongo ntabwo ari Sarongo nahita njya gucuruza akabari n'amacumbi ntabwo warusha imbaraga Dawidi nta muntu uri hano washwanyaguje ipuse cyangwa inkoko Dawidi yashwanyaguje intare ariko abonye amabuno y'umugore aragwa mugende gakene ku cyumweru twese tuzahabwa impondo dutabarutse urukundo simpumyi baratubeshya ni igihe kiba kitaragera ngo umuntu yorosoro wabyukaga amajide black na mimosa iba myinshi gahimwa n'umwe igihe niki ngo nanjye nkundwe gukunde dutuze jambo wambwiye nakorisa mfite umukunzi nakabuza sinzabaruza sinzi uko nabijemo urukundo umuntu avuye kugura dodo yazipostinze afunguye firigo atarashyiramo igitunguru yapostinze bafunguye moteri y'imoto n'irungu nyine niba bafunguye nuza butu bateruramo ikaziye ya fanta barapostinze mbega uwo Loda uzobana nawe ko mbona ari imbere yawe ufise umunezero naho ubona uri kurakorora amosozi nayo umunezero uzobana nawe gushitsa rya gushika gupfa Loda ndabona ko no munsi usa neza mbega witwa Loda nye ni wowe twarayibereye none uwo ari nyuma yawe ahagaze mbega yitwa nde Yohana Kashoko bakijwe muri iyi mesho mbega none mupfaniki wamuhawe ni Imana mbega none Karoda uyu Yohana muzobana nawe ushitsa ryari ugeza gupfa